Amen. Praise God again. I already told you my names. Maybe those who came after. My name is Mukagire Virginia. The most famous name is Mama Mawombi. So Mawombi is a name I got from Christians. It's not in my ID in my ID. Ariko hageze hose nina abinaha dore hafi ya tante na tonto ariko yatubwiye ko nina hari ryo bamwita ubwo rero rifite impamvu. So there is a reason. Twari yabahaye ku buhamya. My husband told you a little bit of our story. Yaje arinda yacu ya 9 abamubanjirije ntabwo babayeho. Those she was a ninth child. Those who the other ones they didn't survive. Ntabwo byo mbigarukamo ariko mpagaze hano nshima Imana. Go back to those, but I'm here to thank God kubwo imirimo yose yadukoreye. For the works that the Lord did in us. Bwa mbere nshima Imana ko yatumenye. I thank God because He knew us. Kandi kanatwemerera nyine natwe ikadufasha tukayimenya ikatwimenyekisha mbese. He helped us to know Him and get to know Him. Bigakunda. And it was possible. Kandi inzira yanyuzemo niyo ngiyo. And that's the way that He used. Yanyuze mu nzira yuko tutashoboye kugira urubyaro mu gihe nyine twumvaga nyine hageze kugira ngo turugire. So the Lord accepted that we didn't have kids, so many kids. Ndashimira Imana rero kugira inzira zayo nyinshi. I thank God because He has so many ways. Kandi ko yanyuzemo rwose yabaye nziza kuri twebwe. And the way He used was good for us. Yaratubonye kuko twari dutatanye no mu madini ntabwo twari duhuje idini. So the Lord saw us. We were in different churches, different beliefs. Nararerewe mu idini ya Gatolika. I grew up in a Catholic church. Twari mu baporoso ba EPR. My husband was a member of Protestants, one of the Protestant churches. Kandi we nabonaga ko yarakomeyemo. And I knew he was stronger than me. Nubwo yanywaga inzoga nabo barazinywa. Even if he used to drink alcohol, ntabwo cyari ikibazo ku idini. It was not a problem for his church, for his religion. Kuko n'umunsi twagizeho ubukwe. So when you got married, batwakiriye muri kantine y'iryo torero ryabo. We were the reception took place in the canteen of the church. Kandi umwe mu bari bakoragamo ni yari mama pasteur president. So one of the people who worked in that canteen was a member of the church. So for him to drink beer was not a problem for that. I wouldn't prevent him to beat the drum on Sunday. Or to attend church meetings. They used to go to church meetings all day. As like a seniors of the church. That's how we met. So that we can be in the same place praying together. Kuko abakristo muri Pentecote ADPR nibo binjiye mu rugo rwacu baza kutubwiriza. So Christians from the Pentecostal church came to our house to preach to us. Ubwo rero twaje gusobanukirwa neza nkanjye mu by'ukuri byari kuri je nibwo namenye uko basoma Bibiliya. From that time we developed an understanding how, for example, that's how I learned how to read the Bible. Mu Gatolika nubwo nari ndimo umubyeyi wanjye papa wanjye yarapratikaga. Even though I was a Catholic member, my dad was a practicing a believer in the Catholic Church.
Bibiliya mu rugo wacu yari ihari ariko nayisomaga ku musana. We had the Bible in our home, but in our house, but I didn't take time to read. I was reading it like once in a while. Rero twarinze dushakana nta kintu nibitseho na gitoya kijyana no kumenya inzira y'ijuru. So we got married. Up to the point we got married, I didn't know how to read the Bible or the ways to go to heaven. I didn't know too much. Natakaye cyane ku buryo ni bagombye kunca ibyiru byinshi. I was even lost to the point that I was charged a lot of. Amashapure menshi mbere I had to do lots of to repeat lots of rosaries before I got married. Because we got married in Saint Michel Church. So we had conditions that our kids would be baptized in Catholic Church. So when we got married, I hadn't even offered. I didn't pay the offerings. So I was not participating in any. So I was lost. And I was living even close to the church. People used to go to church, but I didn't go. I didn't practice a lot. I was just there. Didn't have any problem. No worries. Yeah, I thank God because he sought me. The Lord sought me and he sought my family. There's a word of God in the Gospel of John chapter 15. The whole chapter. When Jesus was telling the disciples that on the verse 6 he says, you know the ones who loved me. I am the one who you didn't choose me, I chose you. So that you can bear fruit. So that's my that's why I stand. I didn't do anything to earn Jesus. He's the one who chose me. I thank him for that. And when he finished, he blessed my family. He visited my family using my father-in-law. You remember that my husband told you that his sister prayed for him. That's what happened. Even though she was not a Pentecostist, but she fell into the hands of Pentecostal groups. And he used to go with them in the prayer rooms. Then he knew the secret. So my father-in-law used to go to pray in a Pentecostal church, although he was not a member, he was a Catholic. And though all of them, the whole family, the siblings, they were grieving of their child. The siblings, they grieved because he joined the group. So everybody was almost like praying that he can return. Yeah, umusaza data bukwe abapanekote nabo ihari umuntu wamujyanya mujyana mu cyumba cy'amasengesho. So my father-in-law, somebody took him in a prayer room. Ahageze mbese biramufata nyine. So when he got there, he was caught up.
noneho icyifuzo cya mbere yagize yabahaye yarababwiye ati rero nanjye murasenga neza ndabararitse nanjye muzaze tujye tugira aho duhurira natwe nyine mbese. So the first prayer request he presented, he asked them to come to his place for prayer. Ati nzasaba umwana wanjye azampa umwanya ariho tuzajya duhurira. And as he said, I'm going to ask my child, he will give us a place to meet, a place where we can meet. Abapantekote rero kwa kundi bari bameze bahise bafatiraho ako kanya. So the Pentecostals, what they did, they just grabbed the opportunity. Baraza bakora icyumba iwacu nyir'urugo atabikeneye atazi ibyo ari byo. They made a prayer room in our home. Ariko bakora icyumba. But they made a prayer room. Icyo cyumba rero nicyo yihaniyemo. That's where he repented. Ntabwo natandukire ndagira ngo mbabwire uko Imana yasanze urugo donc yadushatse. I'm just explaining you how the Lord searched for us. Yanshatse ubwanjye. He searched for me. Hanyuma igashaka n'urugo rwose. And he searched for the whole household. Ndashima Imana ko yatubonye rero ikarwinjiramo. He saw us and he entered into our family. Ubwo hirya aho rero nibyo murabibona nyine ukuntu byagenze. Beyond that, you can imagine what happened afterwards. Uyu munsi wa none turino. Today we are here. N'ahandi tujya tuhaba. We visit even in different places. Umutware wanjye nyine murabona byukuri ibi ni ibitangaza by'Imana. As you can see, my husband, it's a miracle of God. Ni urukundo rw'Imana rukomeye. Strong love of God. Ndabishimira Imana rero. I really thank God. Nkomeje gushima Imana nanjye ubwo muri uko gushaka kugira ngo ngira abana bazima kuko narabyaraga ariko ntibabeho donc inda zavagamo. So I experienced a lot of miscarriages. Ariko habayeho kugira ngo nyine nkomeze nkurikirane ariko icyifuzo ari cyo kugira ngo nigirira abantu. I continue to pray because my prayer request was that I should have kids. Hari bene data rero bari bamfashije guheka umutwaro ndetse bakawikorera kundusha. Some of my brethren, they carried this burden. Baje kubona umuntu umwe w'umukozi w'Imana wari uturutse muri Congo. They met a servant of God from Congo. Bamubwira kayanjye. They told him my case. Noneho rero aje kuza hariya mu mujyi wa Kigali. So when he came to Kigali, bampa gahunda. They put me on the schedule. Gahunda rero ubwo naragiye nakoze uko nshoboye musanga aho yari ari Nyamirambo nabo bari bahari. It was in Nyamirambo, so I went there. Uwo rero niwe wamurikiye Imana neza. Those are the ones who presented me to the Lord. Nari ngiye njya niteguye ko ari bumubwire bijyana n'urubyaro. I was already thinking that he was going to talk about my issues. Nitsinziye guhagarika ibyo bintu byo gukuramo inda. Or the victory over the miscarriage. Ndangije ubwo naragiye nsanga nyine bamaze guterana n'umusabye agahusa ku kazi. Then I asked permission at work. Ngezeyo nsanga batangiye aramara baganirira nyine akagurupe k'abantu. It was a group of people. When I went there, they had already started. Ariko hirya yo gutanga ikiganiro muri rusange bamuha ahantu noneho tukajya tumusangamo umwe nyine. Then they give him a place where everybody would meet him personally. Ubwo rero ngiye mugeze imbere yavugaga Igiswahili. When I got in front of him, I was speaking Swahili. Cyokora n'Ikinyarwanda nyine yaracyumva. He also understood Kinyarwanda. Ariko nta yindi communication nta kumubwira ngo mbese ntiyirwa akoresha amagambo. So there was no other like a big communication or big using big words. He just opened the Bible. Ikinyarwanda arampereza. In Kinyarwanda Bible. Ampereza muri Zaburi ya 34. He showed me Psalms 34. Sinzi niba wenda Psalms 34. Kuko Bibiliya simbonamo neza. Can you put Psalm 34? Psalms 34.
umurongo namukererwa hari umurongo duhere ku murongo wa 5 from the verse 5. ngira ngo hari ntabansoma yabonetse hariya. Okay. Ndahera kuri uriya murongo ndi bukomeze ngera ahantu neza ndi bubabwira ukuntu nyine ahantu hamfashe kurushaho. Aravuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse Uwiteka aramwumva amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Nimusogongereho ntangiye kugera ahantu hamfashe cyane mbese hamfashe kurusha ahandi. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza hahirwa umuhungiraho. Mwubaha Uwiteka mwabera bemwe kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Hariya rero noneho niho hambereye rurangiza. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Urebye uriya murongo wa 11 niwo wari ukomeye cyane. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Aho hantu hari hafite byinshi hashaka kuvuga kuri gihe. So verse 11 meant so many things to me. Ubwo muri ibyo bihe byose by'izo za miscarriages izo ndazagendaga zivamo. Throughout all those circumstances. Haje kubaho kuraguza bibi cyane nyine ku muntu w'umuforomokazi ubundi ntabwo byari bikwiriye. Nubwo ntari nkijijwe ariko byonyine n'umwuga n'uburyo nari mfashwe neza n'abaganga nyine biteye isoni kubona naraciye no ku ruhande nkajya no gushaka izindi mbaraga. So I went to consult the fortune tellers. Ubwo rero ari amagambo yo muri Zaburi nubise ko arimo kunshiraho doko arimo kundoprosha gushidikanya Imana. So I felt like the verse 11 was like a reproach to me. Ariko noneho akanampamagarira kugira ngo menye yuko abizera Uwiteka. But also abashaka Uwiteka. I felt like the word of God was calling me to tell me that those who seek the Lord batagira icyo bakena rero. They won't miss anything. Ari amagambo rero niyo yambereye uwo mukozi w'Imana yamurikiye Imana akoreye muri ari amagambo. So the word of God aho ngaho nyine mbese nanjye ubwanye nagiye kumva numva muri jewe ibintu byose biranyiyereka imbere yanjye. I felt like my eyes were open. byose ari byo mbese ibyo byo kuraguza n'ibindi byose nagiye kumbona byose binje imbere. Everything that was involved in including consulting fortune tellers. Kandi numva muri gihe hajemo izindi mbaraga rwose zinhinyura zinshoboza. New power. Ubwo rero nyine aho ngaho yaransengeye. That's why he prayed for me. Kuva icyo gihe rero noneho hari ubwo muri abo bapfumu hari aho nari mperutse kujya bari barampaye ibintu byo kunywa. So one of the fortune tellers that I went to, they gave me some things to drink. Byanangoraga cyane numvaga birenduka. It was so like something really Nundi bari bampaye ibindi bya protection nkuko Pastor Jean Baptiste yabivugaga. Things to protect me. Uwo munsi rero umuntu nyine yarabirondoye. So at that time the servant of God, he got a revelation. Yarabindondoye ati ari amacupa
He saw all the bottles, the things I and the Lord showed me those things. So that evening I went. I brought them to where he lived. Ndabizana ubwo mutware wanjye yavuye ku kazi ubwo na data bukwe nawe kubera ko kenshi yanyuraga mu rugo kugira ngo arebe uko tumeze. So my husband had finished work and my father-in-law used to come and see how we are. Yari yaje uwo munsi. So he was there as well. Barangije mbabonye ndababwira nti rero nameze nka wa mugore wo kwiriba niko byangendekeye. So when they came, I told them I came like that woman on the fountain. Hari nundi muvandimwe nyine mushiki wawe mutware mama wabo. There was another member of the family. Narababwiye nti muze. I told them come. Muze njye kubereka umuntu. I will show you someone who prayed for me. Kandi yambwiye ngo njyane ibintu byose. And he told me that I should bring all the things kugira ngo bajye kubitwika. So that I can burn them up. Ubwo rero nuko nguko byagenze. That's what happened. Twaragiye. We went. Ntitaye ko yarananiwe umusaza nawe yagombaga kuza guterera umusozi ataha imuhira. Yeah, even though he was tired. Kandi baranyemereye turagenda. And they come along with me. Aho dutuye barahazi ba Pastor Theogene. Tukagenda hafi ya stade Nyamirambo. So it was we have to pass the Nyamirambo stadium. Ariko baranyemereye turagenda. So we went together. Muri uwo mugoroba rero nibwo nabijyanye ibyo ngibyo barabitwika kandi ngo byafashe umwanya munini cyane kugira ngo bishye. So it took a lot of time for all those items to be burned up. Ndashima Imana rero ko niyo yanshatse. I thank God because he searched for me. Yarankunze inkundira umutware idukundira umuryango. My husband, he loved my family. Taha mu rugo rwacu. And he came to my family. Icyo nyuma yaho ngaho gatoya itorero ryaraje nyine rihashinga ibirindiro. Afterward the church came and found a place in our home. Icyo cyumba nyine cyari icyumba cy'itorero kizwi n'itorero. So that room of prayer was like a room that the church recognized. Tutarinjira no mu itorero nyine murabyumva umutware yaje kukihaniramo nicyo yajemo ivi aho ngaho aho yabaga yanyuze mu. So that's where my husband repented. Araza ati uyu munsi nanjye ndakijijwe. And he decided to be saved. Apfukama aho ngaho pastor wacu yari yadusuye. The pastor who visited us, baramusengera rero. They prayed for him. Ubwo rero tutangira gutyo nyine. That's where we began the journey. Tugira amahoro mbese tutangira mbese dukorana n'abapanekote. We started to collaborate with the Pentecostal church members. Kandi we yahagurutsa ndusha imbaraga. And when he stood up, he was very stronger than me. Ariko byangiriye umumaro. But that was very useful for me. Najyaga nibaza ukuntu nzareka gutanga inzoga. Because I asked myself how I would stop serving beer. Kandi kompanyi ye nyine yari yo banywa n'akayoga. Because in his company was serving beer. Ntabwo nari numvaga ndi muri wa mbese wa simbizi kwa kundi imyumvire ya myumvire ko ntahaye abantu nyine mbese abashyitsi be byaba bibaye agasuzuguro. So I felt like if I don't serve his guests, if I don't give them beer, it would like ngize Imana rero we nyine abireka nyine bihita bikoreka. So fortunately he gave up drinking and it was easy. Abantu bamenya rero noneho ko habaye ubundi buzima. So people realized there was a new life. Ko yagiye gusezera mu kabari ibintu mbese ajya byivugira. Ubwo rero ndashima Imana. So I thank God. Kandi hirya yaho, so beyond that, nkuko yabibabwiye ubwo abapanekote noneho bagize freedom nyine bakajya baza bisanzuye. So Pentecostals used to come freely to our place. Ubundi bajyaga badusengera kubera ko icyifuzo bari barakimenye bakagenda bakajya nko mu butayu twe tutabizi. So they used to go to like a remote places to pray for us. Ariko noneho nta kibazo
mbese badusengeraga nyine nk'abantu turi kumwe nabo. Then it was easier for them because they came to our family because we were saved. Haboneka ab'Imana yohereza baza kutwinisiya gukora icyumba cy'umwihariko ibintu tutari tuzi. So people trained us for the things that we didn't even knew. Mu by'ukuri ndashima Yesu ko ari watwishakiye. I thank God because he's the one who searched for us. Kandi amaze kudufata, amaze kubona ikibanza. Once he got a place within us, n'ibindi byose byakurikiyeho. Everything that came after was possible. Ubwo byageze hagati ndazimaze kuba 5 zivamo. After 5 miscarriages, umutware wanjye niwe wahishuriwe ati ubu turagomba gushima Imana. My husband got a revelation. He said we have to thank God. Arambwira ati numvise ko tugomba gushima Imana. He said I feel like we need to thank God. To be thankful. Turashima Imana se nkumva nisimbishikira. And I couldn't really understand. Ariko uko byaje nyine niko byagenze kuko Imana yamuhaye n'ijambo ry'Imana nyine. The Lord gave me a word. Rijyana n'iryo shimo. A word that goes with that thanksgiving. Nagira ngo ndyongere ku buhamya yatanze n'aya mashimwe dushimye. Riri mu Baroma ibice 11. It's in Romans. Naryo mwarinshyiriraho wenda kuri Romans 11. 11. Romans 11. Murongo wa 30. Muri iriya mirongo ihera. Wenda duhere kuri 31 niba. Verse 30 something. Katusoza. Abaroma 11 nibyo. Turi bukomeze. Reka mpere hari ari kubundi sindagera neza aho niko nabo bagome ubu kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa. Kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ubone uko ibabarira bose. Uriya rero none ashakaga. Haravuga ngo mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero. Imigambi yayo ntihishurika n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Ngukuriya rero uko byagenze Imana yo yari izi igihe izaduhera abana. So the Lord knew his timing when he would have kids. Ariko yarabanjira tureka. But he first left us alone. Kugira ngo banze natubone tubone ko they can see us. Dukuremo ibintu byose bese byamara ibindi wenda byo gutekereza ngo tugiye kubaho neza hariya mu mujyi wa Kigali. So he can help us to change the mindset. Irabanza ibyo byose ibihanaguraho. So he took everything away. Irangije rero ibona kuduha abana. Then he gave us kandi kids. Abana bacu baje bavuye mu bise by'amasengesho y'itorero. So our kids came from the prayers. Turabishimira Imana rero. We thank God for Ariko that. cyane turashimira Imana. But mostly yadushakaga nyine kugira ngo mu gihe nk'iki tube turabakozi bayo. We thank God because he wanted for us to be here in this time. Reka rero nshimire itorero. I thank you and thank the church. Mwese bagiriye umusaza icyizere muri izi zabukuru mukabona yuko nawe yabana namwe mukiri bato numva ndi fier. Amen. I am so proud. Amen. Yes, abaho umugisha rero reka nsenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru. No kuri ndagushimye ndaguhimbaje. Amen. Aka kanya nanjye mpaye uburyo bwo guhagarara aha. Muri Canada mwami uzi yuko twifuje kuyikandagiramo kuba kera.
twari twabonye uburyo ariko ntabwo wemeye ko icyo gihe bikunda Uwera w'Isiraheli wabonye ko mu gihe nk'iki cy'imyaka turimo y'izabukuru aribwo dukwiye guhagarara kuri ubu butaka kandi kubw'impamvu zawe